Mwiriwe neza mwese mukurikiye The Way to Success Scholars TV. Hano hari itangazo rya Protechnics rihamagariza abanyeshuri bashaka kwa applyinga mu kwiga mu mwaka w'ibihumbi 2025-2026. Reka dutangirane rero n'aya makuru tubamenyesha uburyo abashaka kwiga muri RP mwese muzabigenza mwapplyinga. Turabereka step by step uburyo mwaka applyinga haba ari public, private and Kenya applicant. Abo ni abanyeshuri ku giti cyabo ndetse n'abazava hanze bose bashaka kwiga muri Rwanda Polytechnic. Reka dutangirane n'itangazo. Hejuru haravuga ngo call for application for public, private and foreign applicants wishing to study at Rwanda Polytechnics academic year 2025-2026. Nkuko mubyumva rero, iri ni itangazo rihamagariza abanyeshuri bose yaba ari private, foreign, bose bahamagariwe kwa applyinga mu kwiga muri Rwanda Polytechnics. Nkuko mubizi rero, IPRC ni 8 ziba mu Rwanda. IPRC Kicukiro niherereye, IPRC Ngoma, IPRC Tumba, IPRC Karongi ndetse na IPRC Musanze. Izo zose ni RP College. Nkuko mubyumva rero, tugiye gutangira tubasomera itangazo basohoye. Ese muri make ni ibiki ugomba kuba wujuje kugira ngo wemererwe kwa applyinga? Icyo ngusabye rero ni ukunkurikira paka tugeze ku musozo, nkakwereka uko waka applyinga aya mahirwe nta kintu na kimwe wibeshyemo kugira ngo amahirwe atazaguca. Reka dutangirane n'iri tangazo. Haranditse ngo Rwanda Polytechnic would like to inform all prospective students who wish to study in year 1 in its college as government sponsored and self-private sponsored in the academic year 2025-2026. Nkuko mubyumva rero, RP irahamagara abanyeshuri bose bifuza kwiga mu mwaka wa mbere, yaba ari abiga ku nguzanyo ya leta bourse ndetse n'abashaka kwiyishyurira mu mwaka wa 2025-2026. Turakomeza hasi haranditse ngo that the online applicant will start from 19 March to the 10 April 2025 through the link below. Kwa applyinga rero ngo bizatangira cyangwa se byamaze no gutangira ku itariki 19 z'ukwa gatatu kugeza ku 10 z'ukwa kane uyu mwaka wa 2025 turimo. Abashaka kwa applyinga murakoresha iyi link, kanyuzumbi muyirebe. Murakoresha iyi link ya https://: duhengamye miss.rp.ac.rw applications. Muraca hano kuri uru rubuga rero, hanyuma mutangire kwa applyinga. Abashaka kwa applyinga rero murakoresha iyi link ya miss.rp.ac.rw, murayibona kuri screen yanyu. Amahirwe masa rero kubaza applyinga, ndetse nawe ushaka ko tugufasha watwandikira kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe. Reka dukomeze hasi. In addition to diploma and advanced diploma qualification offered in its college, the management of Rwanda Polytechnic is pleased to inform the public that it has introduced the program that led to Bachelors of Technology BTech qualification as indicated in the Annex 2. Nk'ibisanzwe rero, nkuko mubizi, bari bamenyereye kwiga graduate, ariko ubu ngubu bongeyemo ko mugomba kujya mwiga ndetse na bachelors mukayibona. Iri ni itangazo none rihamagarira rero, hano bavuze ngo byongeyeho kandi n'abafite The way to success, your success is in your hands. Byongeyeho kandi abafite diploma bahawe muri college nabo bahamagariwe kwa applyinga, bifuza kwiga bakabona Bachelor of Technology as indicated in the Annex 2. The way to success, your success is in applicants your hands. must meet the following requirement. Ese ni ibiki kugira ngo na applyinge ngomba kuba nujuje? Nkuko mubibona rero, hano ikintu cya mbere, have a senior 6 or level 5
certificates result slip. Ugomba byibuze kuba wararangije amashuri 6 yisumbuye cyangwa se level 5 ku bantu bize TVET niko babivuga, babibara level 5 nka senior 6. Ugomba kuba ufite result slip yaho se cyangwa diplome wahawe na NESA, ikigo gishinzwe ubugenzuzi n'amashuri mu Rwanda. So for international candidate mugomba kuba mufite equivalent. Icya kabiri, have a copy of national ID or valid passport for international applicants. So nanone kujya wa applying ugomba kuba ufite ID ku banyeshuri bashaka kwiga muri RP. Mugomba kuba mufite ID cyangwa se nimero zisimbura ID. Kuba international applicant mugomba kuba mufite passport. Icya gatatu, have valid email and password. Icya gatatu rero hano kirakomeye, abantu benshi mukunda kujya mubyibeshya mugatanga email ariko mwaribagiwe password zabo. So be careful student mushaka kwa applying muri RP, mugomba kuba mufite email zikora neza, ukamakinga sure ko password yayo uyibuka. Ahangaha rero icya kane ni uburyo bwo kwishyura amafaranga adasubizwa, payment of non-refundable applicant fee of 5,100 francs. So hano rero ni amafaranga 5,000 wishyura bidasubizwa ku muntu wese ugiye kwa applying kwiga muri RP nk'ibisanzwe. So hano hari icyitonderwa, the selection and admission of applicant will be based on academic performance. Nkuko mubizi rero ntago mwese mwapplyinze ariko mufatwa cyangwa se ariko mwese mujya kwiga universities cyangwa Rwanda Polytechnics. So hari ibyo bagenderaho, admissions twazishyize hanze mwarazibonye, amanota fatizo murayazi, ariko hari n'ibindi ugomba kugenderaho kugira ngo uhitemo ibyo ugiye kwiga. Iyo mwabisabye muri benshi bahitamo bakeya muri mwebwe kuko hari umubare ntarengwa baba bagomba gufata iyo faculty. So guys, be careful kandi be sure ko amanota wagize akwiranye n'isomo uri gusaba. Byibuze nibavuga ati tugiye gufatamo abantu 10 wizeye ko uzaburimo, gusa ntago ari 10 bazafata gusa muri faculty, n'urugero nari ntazi. Gusa ugomba ku applying bitewe n'amanota wagize, kandi mbashishikariza kugomeza gusharinga iyi nkuru ku bandi kugira ngo nabo bamenye amakuru agezweho, batazacikwa n'iyi nkuru nziza yo ku applying. So ndetse mwana tujoininga kuri WhatsApp group mukajya mumenya amakuru agezweho the way to success. Turakomeza iri tangazo, murabona ko baryanditse ku itariki 18 z'ukwa 3 2025, byandikiwe i Kigali, bisinyweho umukono na Ephraim Musonera, uyu akaba ari Deputy Vice Chancellor muri Rwanda Polytechnics. So rero hano tugiye kureba ubundi bumenyi kugira ngo se kubangiye kwa applying, making sure yuko mfite ubumenyi bwo kwa applying. Yego birashoboka nta muntu udafite ubumenyi usoje senior 6, ariko mu by'ukuri na experience mufite mu kwa applying. Niyo mpamvu mbashishikariza kwegera abantu babizobereyemo baba bara applyinze iyi RP. Natwe rero turabafasha the way to success. Abakeneye ubufasha muratwandikira kuri iyo nimero mubona muri screen yanyu tubafashe, cyangwa se munyure WhatsApp group mutubwire abo mushaka ko tuza gufasha. Ariko nawe ushaka kwiapplyingira ntabwo nakubuza, gusa niyo mpamvu nanjye ndi hano ngo nkwereke inzira uzanyuramo wa applying. So hano rero tugiye kukwereka guidelines and procedure for online application. Ibi ni ibiki rero? Tugiye kukuyobora ndetse tukwereke inzira zose uzanyuramo wa applying. Reka tubanze tumanuke gatoya dusome. The application is done in 3 steps: account creation, making application choices, payment of application fees. Rero ugiye ku applying hari ibintu bitatu ubanza gukora cyangwa unyuramo kugira ngo application yawe igere ku musozo. Mbere yo kujya ku applying nuko uri ubanze uga creating account muri RP. Ugomba kuba ufite account kandi ikora neza. Ikindi ugomba kuba ufite amahitamo ya faculty y'ibyo ushaka kwiga muri kaminuza. Nimvuga faculty mwe mumenyera ama combination
so mwihangane rero, ubwo rero ariko mujye muhita mubyumva kuko nibyo mugiye kujya mukoresha hano muri RP cyangwa se Rwanda Polytechnic. So ugomba kuba wamaze gukora amahitamo uyakora gute? Ugendera ku manota wagize, ukareba n'amanota bafatiyeho byibuze nimba iryo somo waryemererwa kuryiga muri RP. Indi step ya gatatu buri ku musozo bahita payment of application fees. Nkuko twabibonye mu itangazo, wishyura amafaranga 5,000 kugira ngo ukomeze application yawe. So reka tubanze turebe ngo bikorwa bite. Step ya mbere ya account creation, urajya kuri link ya RP, mwayibonye ko ari miss, kanyizuminga muyibone neza, miss.rp.ac.rw, hanyuma ugakirikaho ukajya ahanditse account creation. Urabona twamaze kwinjira muri website cyangwa portal ya RP. Barakubwiye ngo welcome to Rwanda Polytechnics applicant portal. Twamaze kujya muri portal rero y'umuntu ushaka ku applying. Reka nzuminga ibintu hita ubona abahanditseho create an account, login, enter applicant number, check admission. So wowe icyo uri buze kwirebera ni hano nciye akarongo, murahabona hari create an account. Ntago wa loginga udafite account, urabanza ucreating account ubundi ugaruke ukore login. So numara gukirika hano rero kuri iyi create account, urahita ukanda ijambo hasi urahita uribona handitseho proceed. Iyi proceed nayo uyikirikeho, kambikwereka hano hasi urabibona application portal, select applicant category. Ese ni ihe category urimo kwa applyingamo? Ni muri undergraduate my friend, hari postgraduate, undergraduate, bachelors. Twebwe rero turi undergraduate, twebwe turishaka kujya mu wa mbere. Mwese murakanda kuri undergraduate ku bantu mushaka kwa applyinga mujya mu wa mbere, nimujya no mu wa kabiri no mu wa gatatu mu wa kane, mu bindi byiciro tuzababwira uko ba applying. So uraza hano select country, urahitamo igihugu cyawe. Urumva hari international student, gusa hari n'aba local. Mwese ubwo muba muri kwa applyinga, ntago tuzi ngo waturutse, ubwo uraza gucuzingamo Rwanda. Abaturutse mu Rwanda international nabo baragenda bacuzingamo ibihugu byabo. So hano hari second completion year, ni muhe mwaka usojemo. Ndakeka twese dushoje 2024. Turakomeza, urakirika hano kuri proceed kugira ngo ukomeze application yawe. Numara gukirikaho urahita bakuzanira poto nanone imeze gutya yo kuzuzamo iyi format baba baguhaye ukayisubmitinga. So reka tubanze turebe iyi format ni ibiki bisabwa kugira ngo uyuzuze, cyangwa se ibyo turi bwuzuzemo. Create student account yo twamaze kuyicreatinga. None hano tugiye kuzuzamo index number. Hano uruzamo index number ukoreshaga secondary, national ID number. Hano urashyiramo nimero y'indangamuntu yawe, first name and last name, amazina yawe yose. Hano hasi urahita ushyiramo email, murabibona, confirm email, rongera wandikemo email yawe. Munsi yaho wandikemo phone number, munsi ya phone number wandikamo date of birth, ni igihe wavukiye. Ushyiremo password uzajya ukoresha my friend. Password ugomba kuyibuka ko niyo uzajya ukoresha winjira muri poto yawe. Hano urongera wandikamo password, hanyuma usubmitinge profile. Hano wari kuzuza imyirondoro yawe, hanyuma barahita bakuzanira noneho making application choices. Aho niho uhitiramo faculty my friend, ahantu naho kwitondera kuko ukoze ikosa ushobora gusiga. Mu by'ukuri ndakeka waramaze kumenya ibyo uziga, wagishije inama abantu bagiye batandukanye, ababyize, ababyeyi bawe ndetse n'abandi muri rusange bafite ubumenyi mu bijyanye no kwa applying. So ndakeka waraze guhitamo ibyo uziga. So reka turebere hamwe noneho hano ese tugiye gukora iki gikurikiyeho. Hano turaza turebe department wigagamo, ese ni TVET cyangwa ni lab. Uraza wuzuzemo. Hirya urabona iburyo harimo completion year, wasoje ryari 2024, wuzuzemo. Ese
level index number niyo wagiraga cyangwa wagirago level 5 index number. Ubwo bize REB murashyiramo level index number, abize TVET mushyiramo level 5 index number mwakoreshaga. Hirya hari secondary school attended, aha ni ishuri usorejeho, uraza uryuzuzemo, hanyuma hasi urandikamo combination wigaga, ushyiremo hirya amanota wagize total aggregate obtained. So munsi hari attachment turibuze turebe se ni ibiki ugomba gushyiramo, za passport photo. Iyi ni ifoto ngufiya yawe ugomba kuba warayitunganyije mbere yo kuba applyinga, ugomba kuba warifotoye ifoto nziza igaragara. Level or level 5 certificate, nimba ufite diplome yawe warayiscaninze neza nayo hano uraza kuyatacingaho, ndetse na national ID, iyi ni indangamuntu naho uri buze kuzuzamo. Hanyuma barahita bakuzanira choices z'ibintu bitatu ugomba kwiga muri RP, bakazaguha kimwe muri byo. Gusa ubanza icya mbere ubona ufitiye amahirwe cyangwa se ubona umerita wowe kuba baguha. Urumva nyine first choice na second choice na third choice biba bitandukanye. Cyo kuza akantu nagusobanuriraho, iyo first choice yawe babonye abo mwasabye muri benshi bakurusha amanota, bahita bajya kuri second choice. Second choice rero ubwo noneho iyo barushije nanone cyangwa bakakurusha bajya muri third. Ubwo urumva uri kugenda ubura amahirwe. Ikiza nuko ugomba gusaba ibintu ubona umerita. So first choice uragenda ushyiremo icyo ushaka kwiga, kugira ngo mwamaze kubihitamo. Program yo no kwiga full time, ubwo ngubwo mwese mwamaze kumva uburyo mugenda mubihitamo. Hano uragenda ukanda save and pay application fees. Hanyuma nitumara gukora ibi ngibi turajya kwishyura rero payment channels mwishyuriraho. Mushaka guca kuri MTN, aho ushobora kwifashisha nimero yawe ukishyura ukoresheje MTN, cyangwa se ukajya kuri banki ikorana na Equity. Rero ubwo murabyumva rero mwese aho mugomba kujya kwishyurira, ntago muri buyahe aba agent, ahubwo ni mwebwe mugomba kujya kuri banki mukiyishyurira cyangwa se mugakoresha MTN. So reka manze mbere yuko tujya mu kwishyura tubanze dusoze ahangaha kuri choice making. So ngira ngo mwabibonye, ni amahitamo atatu, uhitamo department eshatu ushobora cyangwa ushaka ko wakigamo. So urumva babanza first choice kugira ngo baguhitemo, baguhe faculty wiga, barebera muri first choice. Ubwo yo basanze ubyujuje niyo baguha, ntago birirwa bajya kwita kuri kabiri. Ngira ngo naho mwamaze kwasobanukirwa, urakanda save, hanyuma duhite tujya kuri pay application fees. Ubu ni uburyo ushobora gukorera online cyangwa se ugakorera ukajya kuri banki ukiyishyurira. So ibi ngibi byo kwishyura byo reka tuzabivugeho ubutaha. Mbaye ngarukiye ahangaha, gusa nizere ko mwese mwamaze kubyumva uko muzabigenza. Abatabyumvishije nabo turabafasha, gusa ntabwo nasoza n'ababwiye kuri porogaramu ziri muri RP ndetse n'ibisabwa kugira ngo ube waziga. Reka turebeho gatoya. Hano hari department ya agriculture engineering, program bayita agri-mechanization technology. Qualification uvanamo yusoje leo sozanyamo advanced diploma and bachelors of technology, ariyo bita BTech. Ndetse abemerewe ni abantu bize agriculture mechanization, crop production, physics, chemistry and biology PCB, abantu bize physics, chemistry, mathematics ubwo ni PCM, n'abantu bize physics, economics, mathematics PEM, mathematics, chemistry and biology MCB. So ubwo urabona rero abantu muri bugiye gucuzinga murajya murebera muri iyi table, ese urebe ibi bintu ndi gusaba koko bijyanye na faculty yanyu. Murabona ko biba byose biriho muri iyi table. Kubayishaka banyandikira nta kibazo, nkayibaha kuri WhatsApp, namba nayibahaye murayibona kuri screen. Ibi byose rero ni faculty mwasaba muri RP.
mwakoze cyane gukurikira The Way to Success. Intego yacu rero nuko mwese mwakiga mukabona kaminuza. Thank you so much.